ahagana saa sita z'amanywa nibwo twakira inkuru y'uko hari umuturage wari umaze kugaruka ibuntu nyuma y'umwanya munini apfuye ndetse n'imihango yo kumuherekeza igeze kure. Tukimenya iby'iyi nkuru twahise twiruka tugana aho byabereye kugira ngo turebe ndetse tumenye ukuri kwabyo. N'urugendo rwabaye rurerure cyane bitewe n'uburyo twifuzaga kwihuta ariko ntibyanatworoheye bitewe n'intera yari iri aho twari duherereye ndetse n'aho twerekezaga. Ibintu byarushijeho kuba bibi ubwo imvura nayo yagwaga ikaba nyinshi cyane ndetse ikanga no kugabanuka kugeza ubwo twafataga n'umwanzuro wo gukomeza kuyigendamo kugira ngo tubashe kugera kuri iyi nkuru. Mu misozi miremire cyane ndetse aho utabasha no kugenda n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose. Inshuti za Freemax TV ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri hose. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Ni kakazi kenshi kandi gakomeye nkuko mubona noneho n'imvura yabaye nyinshi mu misozi twajemo aho tuje kwitabaro. Tuje rero muri iyi misozi turimo nyuma yo guhamagarwa batubwira ko hari umuntu wari witabye Imana ariko nyuma y'akanya gato ndetse batangiye n'imihango yo gusa nk'abamusezeraho asa nk'ugarutse mu buzima. Ni muri bino bice tugezemo rero ntiturahamenya neza ahariho ariko niho turi kugenda twerekeza dushakisha n'ubwo imvura yabaye nyinshi katurogoya. Turi muri ibi bice kadukomeze dushakishe turebe ko tuza kuhagera ndetse tumenye nuko byagenze. Nkuko mubibona rero nyuma yo kumanuka umusozi muremure ndetse n'imvura itari yoroshye turahageze nkuko bigaragara kuko biragaragara ko habaye ibintu bidasanzwe, hari n'abantu benshi. Reka nanjye manuke ingereyo turebe ko twabona abatuganiriza. Yego ntago biba byoroshye mu bihe nk'ibi ngibi ariko turagerageza kwegera bamwe mu bakuru b'umuryango turebe ko hari icyo batubwira ku byabereye ahangaha. Ubwo twahageraga twahasanze abantu baringaniye bari baje gutabara bitewe n'uburyo bwashyizweho bwo kwirinda muri iyi minsi. N'amatsiko menshi twegereye bamwe mu bakuru b'uyu muryango batubwira ku byahabereye ndetse n'uburyo byagenze muri rusange. Batugaragarije uburyo umwana yarwaye ndetse kugeza ashizemo umwuka n'uburyo bamwiboneye agaruka mu mubiri, ibintu byabatunguye ndetse bikabatangaza. Yitabye Imana byari ejo umunsi w'ejo none mu rugo kuko nari naramukubitanye hose ndaza murwariza mu rugo. Noneho ubwo umwana aho arembeye akurizamo kwitaba Imana. Hanyuma papa ibyo byose byabaye kare nta kuntu twaza kubona nk'amashusho yabyo, nta bantu babifashe? Abantu babifashe barahari kugira ngo nanjye nishimye cyane kugira ngo nanjye ngire icyo nereka abantu. Twaza kubona ayo mashusho. Yesu
nakubwiye ko umuganga Nyirabisabo atumenyesha ko tudashobora guhita tumujyana vuba vuba. Nyirabisabo bahe twamaze kugera mu muryango twari twaje tuje kureba ibyahabereye nk'uko natanye mbibabwira batubwiye ko ari umwana wari wagize kwitaba Imana cyangwa se yari amaze kuva mu buzima ariko nyuma aza kugaruka nyuma y'umwanya munini umuryango wari wamaze uri muri ubwo bwigunge muri ubwo bwihebe ndetse bazi ko byarangiye ndetse n'imihango yo kumuherekeza bayigeze kure. Muri aka kanya rero twageze ndetse ndi kumwe n'umubyeyi wiwe. Mwiriwe neza mama? Mwiriwe. Amakuru amakuru ndabona agiye kumbera meza cyane kuko narwaje umwana ndamuheba ndamuvuza cyane nta vuriro ntakubisemo. Ubwo umwana ndahata ndakomeza ndamuvuza cyane. Ubwo igihe kigeze umwana yaje gushiramo umwuka. Hanyuma uyu yari umukobwa wawe? Yari umukobwa wanjye. Ni wa kangahe? Ni uwa 4. Hanyuma nk'uko babivuga kuko nibyo yari yashizemo umwuka mubona aragarutse? Rwose yashizemo umwuka amaze gushiramo umwuka. Byabaye ryari? Umunsi w'ejo. Ubwo amaze gushiramo umwuka abavandimwe barantabara. Ubwo hari n'abandi bavandimwe bari i Kigali. Nabo ndabamenyesha bakora iyo bwabaga banzanira ibikoresho byo kugira ngo tumushyingure. Uretse Yezu w'i Nazareti cyangwa Lazaro nawe wazuwe na Yezu w'i Nazareti ni ibintu bidasanzwe kumva ko umuntu wapfuye agaruka ibuntu akongera akaba mutaraga akajya mu bazima. Ni ibintu kandi biteye ubwoba kuko n'abagerageza kubyiyumvisha rimwe na rimwe bibatera ubwoba kurushaho. Yararwaye iki? Yafashwe ate? Yaramaze igihe kingana gute arwaye? Rwose yaramaze igihe arwaye kinini cyane. Ariko ku mpamvu z'uko ndi umukecuru nagiye njya kwa muganga. Aya ni amakayi namuvurizagamo. Izi ni impapuro bampaga. Hose narazengurutse. Maze kuzenguruka ubwo nza guhura n'umuntu w'umugabo. Bakubwiraga ko arwara iki? Hose wagiye ujya kumuvuriza? Bambwiye ko yari arwaye mu nda. Mu nda? Hanyuma we yafashwe ate? Yatakaga iki? Yavugaga ko babara gute? Yambwiraga ko arwaye mu nda. Ubwo noneho nibwo nagiye kwa muganga. Kwa muganga haramuryaga cyane? Haramuryaga. Hakamurya byahatari cyane. Ubwo umwana noneho rero igihe kigeze nzengurutse mu mavuriro nibwo yaje gushiramo umwuka. Yaguye kwa muganga? Umwana yaguye imuhira yarayavuye kwa muganga. Byari byananiranye kwa muganga? Ubwo noneho naje kuhura n'umuntu w'umugabo. Arambaza ati wa mubyeyi we kundeba ufite agahinda ugenda wiyumvira bimeze biti? Naramusobanuriye arambwira ati ati uwo mwana
ati nanjye narwaje umwuzukuru wanjye ati ndamuvuza birananirana bimaze kunanirana ati nza ahantu nanjye bandangiye umuganga bita Nyirabisabo ati kandi agomba kukuvurira wa mama we rwose ntuhangayike ntongere kugira umutima uhagaze ubwo umugabo yanyatse agafuragira ubwo nanjye kuko nagendaga mfite icyo ngamije imbere yanjye aho naringiye mbese nagendaga njya gushaka n'agakoma ko kugira ngo mbe namuha naramuhaye kagafuragira agafuragira amaze kukamuha umugabo yaragiye ubwo nanjye ndataha abavandimwe bantabaye mbega kuko yaramaze gushira mu mwuka abantabaye bose bari bateraniye aho baramujyana amarira menshi nashize ubu ngubu ndishimye ahubwo ndananezerewe cyane ubwo twageze ahantu mu marembo umwana baritsamuye abari bamufite baba barikanze ngira ngo umurambo wanjye uwo mwana wanjye bawukubise hasi ngira ngo bawukubise hasi ubwo barashiguka n'abari bantabaye mbona barashigutse ubwo umurambo turebye dusanga umwana agaruye akuka agaruye umwuka tutehe Nyirabisabo ni umuvuzi ariko se ni umuvuzi ukomeye cyane ubwo Nyirabisabo rero na wa mugabo wandangiye Nyirabisabo yabaye umuhanga wo kumvurira umwana hanyuma yari yahageze yaje kubikora n'iki kibemeza ko ari we wabikoze Nyirabisabo kuko wamundangiye yanyatse agafuragira arambwira ati gendere Nyirabisabo azamuvura yamubwiye ko azamuvura yamubwiye ko azamuvura ubwo ni ubuvuzi bwa kinyarwanda ubwo umugabo wandangiye Nyirabisabo rero yamundangiye ejo amaze kumundangira aravuga ati ariko Nyirabisabo aravura nawe wumva ufite icyo cyizere ubwo amaze kubimbwira numva ngaruye ikintu cy'icyizere maze kuzana ikintu cy'icyizere ariko ndengaho Nyirabisabo yaramubwiye ngo umwana nashiramo umwuka ntituzamushyire mu isanduku ariko kuko twabonaga yashizemo umwuka nta cyizere tugifite twamushyize mu isanduka tumaze kumushyira mu isanduka tugeze mu marembo abari bamufite baba bikanze natwe turikanga turebye dusanga umuntu azanye umwuka tuti mbega umuvuzi Nyirabisabo arakora Nyirabisabo atuvurira umwana none umwana yagaruye umwuka hanyuma umwana kuri ubu ngubu ameze gute we ubu afite umwuka n'ubu mbwiye namuguhamagarira akaza akakureba cyangwa ukareba aho aryamye rwose umwana yakuvugisha gakeya ariko umwana ni muzima kuko yavuye mu rupfu hakaba ari mu guhumeka Nyirabisabo azamuvura pe uri kubona yagaruye ubuyanja yakize neza cyangwa wenda nta mpungenge mfite ko umwana wanjye azongera gupfa Nyirabisabo yamuvuye keretse igihe cyarageze mbega iki gihe ntabwo iki gihe cyari iki hanyuma ntabwo tumenyereye ibintu nk'ibi ngibi wabyakiriye ute nabyakiriye nishimye nezerewe n'ubu nkinezerewe hari
aho bashobora kuba ibintu nk'ibi ngibi abantu ndetse bakikanga ntibemere ko ari umuntu ugarutse ari muzima ko wenda haje umwuka ntabwo mwabanje kwikanga twikanze tumaze kwikanga ubwo bapfunduye isanduka turakorakora dusanga umwana afite umwuka umwana twongeye turamuryamisha ku buriri bw'amatora ubwo isanduka yayivuyemo nk'uko nyirabisabo yamuvuye ubwo umwana urupfu yarusimbutse ategereje uruzaza hanyuma mwe mu muryango mwabyakira bite abavandimwe batabaye abonye bahari ntago igikuba cyacitse ntago bacitse ururondogoro bamwe babyemera abandi batabyemera bavuga ati ibintu bibaye ntago tubimenyereye bari bamuzi bishimye banezerewe kugeza n'ubu bakinezerewe hanyuma kuri ubu uriyumva gute urumva umerewe gute nyuma y'ibi bibereye hano mu rugo bibereye mu rugo hano njyewe ubwo nanezerewe ndishima ubu umutima wanjye wakeye ni iki wumva wakitura cyangwa se wabwira umuntu wakoze ikintu nk'icyo nabanza ngashimira nyirabisabo nkamwereka imana yo mu ijuru kuko yamuhaye ubushobozi imuha n'ubwenge bwo kuvura abantu bagakira kuko icyo nakwitura nyirabisabo njyewe ntabwo ntakibona ntagihaye imana ngo abe ariyo izamumpembera hanyuma kuri ubu ngubu ufite icyizere kingana gute wenda ko uburwayi n'ubundi bwari bwamuhitanye atashobora kuba ari bugumane n'ubundi wenda binari by'igihe gitoya none nyirabisabo ko yamuvuye akaba yagaruye umwuka ubwo nakongera guhangayika gute kandi muganga yamuvuye ubu hagiye gukurikiraho iki yakurikiraho iki umwana yagarutse yasubiye mu muryango igikurikiraho ni ukunezerwa tugakomeza tukamwitaho nk'uko dusanzwe tumwitaho yego murakoze cyane ndagushimiye kuba uyu mwanya waduhaye tukavugana namwe murakoze kandi kuba mwadusuye buriya iyo upfushije ntubone ugutabara ntubone ukuyagira ntubone umuntu ugusura impfu ziba zibaye nyinshi ntabwo ruba rukiri rumwe bamwe mu bagize uyu muryango bagaragaje ko ari ibintu nabo bafashe nk'ibidasanzwe bibatera ubwoba bitewe n'uko nabo ari ubwa mbere babibonye ariko bitewe n'uko wari umwana wabo nyuma yo kumureba no kumwitegereza bihagije bakaba bahamya ko ngo ashobora kuba yakize n'ubwo ngo atarakira neza mwiriwe neza mwiriwe yego amakuru meza bimeze neza uyu yari umwuzukuru ararwara afatwa n'uburwayi tuba turashakisha reka data turashakisha shwi tuba tuzunguza ubwonko kabisa nk'abantu b'ababyeyi tubabaye cyane kubera umwana wacu wari utubabaje ariko imana iranjyana njye imbere mpura n'umubyeyi umumama mwiza cyane w'ingeso nziza cyane ubita nyirabisabo turavugana turaganira ankorera ikintu cyiza cyane mutekereza uburwayi bw'umwana wanjye ukuntu yafashwe ariko mfite akababaro umubyeyi aramubwira ati rwose si mugabo humura rwose genda gake witonde rwose wihahamuka nanjye ndi umuntu w'umuvuzi ushoboye nzakurwanaho pe ariko umwana wanjye biranga birananirana umwana wanjye ashika gutyo ejo ahita yigendeye ntabaza abaturage abavandimwe inshuti n'imiryango baranshyigikira pe ariko noneho rero uyu munsi tugushaka ibyangombwa byo kujya kumushyingura umwana yaraturembanye ndavuga ntiwapi ndazigurutse kabisa ariko bishoboka kirazira ariko ngize amahirwe mpura n'umubyeyi umuvandimwe mwiza cyane inshuti umumama mwiza cyane ampagarara amfata mu gituza ati humura pe imiti ndayigira ndagukorera ikintu cyiza cyane nyirabisabo ni umuntu mwiza cyane nta muntu azamuratira hanyuma wenda umwana yararwaye iki yaramaze igihe kingana gute arwaye umwana wanjye yaramaze igihe kinini ariko kitari kinini cyane amezi n'amezi ahubwo njye nataye n'umutwe sinamenya ngo nyamuneka ngo iki gihe ni iki bitewe n'impamvu runaka n'akababaro nari mfite kubera ko iyo umuntu arwaje umuntu arasimbagurika
yararwaye iki? Bana banjye niba ari ifumbi niba ari isimba ntabwo nzi icyo ari cyo, ariko niba ari abantu bamuhumanyije ntabwo mbizi. Ariko umubyeyi yagize ati Nyirabisabo ati muvandimwe humura turi kumwe pe. Hanyuma umwana amaze gupfa mwabyakiriye gute, kandi wenda mwari mwumvishe ko uwo muntu ashobora kuba yamuzi? Nta kundi kuntu twabyakiriye, ngewe navuze nti nahuye n'umuvuzi muzima, inshuti yanjye kabisa, mugira n'inshuti. Ariko Nyirabisabo ngewe nta nubwo ashobora kumvamo, namurangira n'abandi baturanyi abavandimwe banyuma barangira Nyirabisabo ni umuntu mwiza cyane, ndamwemera pepe. Hanyuma umwana yagarutse ate mu buzima? Umwana twamaze kumushakira ibigomba kumujyana ku irimbi, tugiye kumushyingura. Basohotse tugeze mu mbuga, umwana arasepfura pe, asepfuye turumirwa turatangara tuti ese koko ibi bintu bishobora kubaho? Abantu bari aho b'inshuti bari batabaye, bari bahuruye, barasakuza bati nyamuneka ibyo bintu birashoboka rwose, nyamuneka Imana irakoze cyane. Ariko rero uyu mubyeyi Nyirabisabo, uyu mumama arakoze cyane, bitewe n'uko ari we nagezeho mbere nkamukaragizaho ibirenge. Imana imuhe umugisha pe. Hanyuma kuba umwana yagarutse mu buzima, muri kwerekeza kumushyingura, ubihuza no gute no kuba yavuwe n'uwo uri kuvuga? Uwo nguwo umubyeyi inshuti yanjye Nyirabisabo yamuvugutiye umuti, amuha umuti pe. Umwana wanjye ugiye kumbarumba areguka gato buhoro basi, ariko njye natangajwe nuko twamugejeje ahantu tugiye kumushyingura, ariko Imana iduhagararaho, tugiye kumva umwana arasepfuye, twahise dusubira mu nzu pe. Hanyuma tumusubizayo. Byakiriye gute? Ntabwo bisanzwe kubona umuntu washizemo umwuka agarutse mu buzima, bibaye mwabyakiriye gute? Abantu benshi cyane bishimye, ahubwo byabaye igitangaza cyane, byabaye igitangaza, mbese ni amateka. Wowe ku giti cyawe ntabwo banze kwikanga uvuga ati ni umuzimu cyangwa se ni umwuka, ntabwo ari umuntu muzima ugarutse? Rwose ni ukuri kose, njye nashishojeje nk'umuntu w'umugabo bitewe n'agahinda nari mfite. Norosoye ndebye isura y'umwana wanjye nsanga niwe si umwuka, sideyobana n'ubu sinzi ahantu ndi. Ubu turi ku munezero, turi kuzimanira abantu bari badutabaye, abavandimwe, inshuti, n'akavura karagwa, urumva ko ari amahoro, ntaribi rwose n'umugisha pepe. Natwe yatunyagiye. Si uko se. Hanyuma abavandimwe abari batabaye bo babyakiriye gute? Nta gikuba cyacitse nyuma yo kubona ibintu bibaye gutyo? Oya, nta gikuba rwose, ahubwo bo baricaye, bari kunywa, bari kurya kabisa, turanezerewe pepe. Ahubwo barambwira bati nyamuneka umubyeyi wacu, umuvandimwe wadukoreye icyo kintu, watuvuriye umuntu akaduha umuti, ebana wa mupapa uzamudukomereze, nuzagira ikibazo ujye umutuganishaho dushimire umubyeyi. Ndabona ko wamugani byabashimishije. Nicyo wabwira badukurikiye muri aka kanya? Cyane rwose biranaturenze. Ubu ngubu ni ukuri nk'abavandimwe banjye, ubu ngiye gusubira uretse ko ubukene bwaje, ariko no munsi rwo turarebayo, ntabwo tubura akanyamunyu turi buteke, ntitubura wenda amata y'inka turi bukame, abarara turabazimanira nk'abantu b'inshuti. Nyirabisabo arakabaho iminsi yose. Murakoze cyane, ndagushimiye ku mwanya muduhaye mukatuganiriza. Murakoze namwe ndabashimye, Imana ibahe umugisha. Inshuti za Freemax TV nk'uko mubibona turacyari kuri uyu muryango nyuma yo kugira ibyago umwana akongera akagaruka mu buzima. Turi kuganira n'ababyeyi be nubwo twahageze dukerereweho gatoya. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Mumeze gute? Turaho, ariko twari tumaze iminsi dufite ibibazo by'umwana twarwaje, tumurwaza igihe kirekire. Niwe papa w'umwana? Ni papa w'umwana. Yari afite imyaka ingahe? 25. Yari amaze igihe kingana gutarwaye? Yarwaye igihe kirekire rwose, mujyana kwa muganga biranga, mujyana abavuzi ba gihanga biranga. Noneho umwana agira naho aza kwitaba Imana. Yitabye Imana ryari? Ejo. Umunsi w'ejo. Yavuye hehe? Mu rugo. Kuko nari naramukubitanye hose, ndaza murwariza mu rugo. Noneho ubwo umwana aho arembeye akurizamo kwitaba Imana. Ubwo yararwaye ate? Yafashwe ate mbere? Yafashwe mu nda. Noneho byo mu nda ntabwo naba nzi icyo yararwaye icyo ari cyo, kubera ko no kwa muganga bamusuzumaga bakabura indwara.
ubwo umwana akaribwa agataka cyane cyane ubwo umwana araza kwa muganga baragiye bapima mu nda bakareba ibintu byose ariko nta ndwara babonaga. Ubwo umwana ndamuzana mushyira mu rugo ndamworosa agera naho yitaba Imana. Yitabye Imana ubwo mwakekaga se ko buriya yararwaye iki? ni nk'uburozi. None kwa muganga bari babuze indwara ubu urumva ko amahumane yari arwaye. Amahumane uburozi. Amahumane ni uburozi. Ubwo umwana aza kugera aho yitaba Imana. Umwana ubwo abaturage barantabara dukoresha ibishoboka dushaka isanirwa kujya gushyingura umuntu. Tumugejeje mu nzira umwana arasepfura. Asepfuye tubona ko umwana asa n'ufite akuka agihumeka tumugarura mu rugo. Ariko umukecuru Nyirabisabo akaba ari wavuze ati reka ngerageze uyu mwana ndebe. Ubwo Nyirabisabo ati reka ngerageze uyu mwana ndebe. Hanyuma umwana yagarutse mu buzima mu buryo butunguranye gutyo, mwabyakiriye gute? Ntago byabaciyemo igikuba? Rwose byadutangaje cyane kuba umwana yari yitabye Imana twajya kubona tukabona arazutse. Nkawe ku giti cyawe wabyakiriye? Nabyishimiye cyane kandi nashimiye Nyirabisabo ubu ngubu. Hari ibi bintu ntabwo bisanzwe kubona umuntu nakabibona. Ni ubwa mbere nawe bibonye? Rwose ni ubwa mbere bibonye, abantu banatangaye. Hari uburyo bishobora kubamo abantu bakaba bakikanga ikindi bakavuga ati uyu si umuntu muzima ugarutse haje ikindi. Ntabwo mwagize ubwoba mwebwe cyangwa gushidikanya? Twakagombye kubugira ariko turabona umwana agihumeka agihari rwose nta kibazo. N'abandi bose abatabaye bose bari hano nta gushidikanya guhari, ndetse ntabafite ubwoba bwo kuba banagira nanga wenda muri urwo bavuga ati ibintu byabera ntibisanzwe. Reka da kuba babonye rwose umwana yahembutse akavuga nk'uko tuvuga uko nguko nabo bishimye cyane bishimye cyane bitangaje. Ubu nta gushidikanya ushobora kuba wagira wenda kuvuga ati umwana wanjye wenda yarashizemo umwuka yagiye agarutse ate? Niki kimugaruye ko ibi bintu bitabaho? Nta gituma ntagira ubwoba bitewe nuko nzi neza ko umwana umwuka wari waheze, none najya kubona nkabona arahembutse. Hari igihe nshobora kuvuga nti wenda ndategereje n'ejo ari igihe bishobora kubaho. Ukumva udafite umutima ushyitse ko ntabwo ushyitse hamwe bitewe nuko yapfuye ejo, none uyu munsi nibwo yazutse, kereka amaze nk'iminsi nk'ibiri itatu agihumeka. Hanyuma umwana ameze ate bo? Rwose nta kibazo mbona afite. Arahumeka bisanzwe. Ariko arakomeye cyane ku buryo yego kubera impamvu z'uburwayi nyine yaramaranye iminsi, ariko noneho arumva aravuga arahumeka. Hanyuma uri kwiyumva ute rero nka papa we? Njye rwose ndishimye kandi ndashimira na Nyirabisabo nguwo rwose wankoreye ibyo ngibyo. Hanyuma papa, ibyo byose byabaye kare, nta kuntu twaza kubona nk'amashusho yabyo? Nta bantu babifashe? Abantu babifashe barahari kugira ngo nanjye nishimye cyane kugira ngo nanjye ngire icyo nereka abantu. Twaza kubona ayo mashusho bishobotse yaboneka. Murakoze cyane rero papa, tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza no kumera neza, n'umwana twizere ko ari buze kumera neza. Namwe ndabashimiye rwose murakabaho. Ariko rero ikintu kinshimishije kandi n'ikintu kintonze, ubu nibwo bwa mbere ngiye mvugira imbere y'umunyamakuru nawe. Urumva ni ukuri kubera Imana. Ndabashimiye kandi namwe murakoze cyane rwose. Twagerageje kwegera umwana nyirizina wagarutse ubuntu ukiri muto ngo turebe uko amerewe nyuma y'ibyamubayeho, ariko ntitwabashije kuvugana nawe kuko twasanze ataragarura imbaraga ndetse akirembye aho yari aryamye. Arasinziriye? Buriya ni kuriya aba aryamye, wamuvugisha gakeya ukareba ko hari ubwo yazamura kuko ari kukuvugisha. Bite? Niyo sawa.
hanyuma kuva byaba mwagerageje kumuvugisha? amvugishije nka kabiri yambwira nk'amagambo abiri ubwo hasigaye akananirwa. Ni nk'iki yakubwiraga? ubwo hari igihe yigeze kunyaka amazi ubundi arambwira ati wagerageje ukanshakira akantu ko kurya, ubwo n'ayo magambo yashoboye kumbwira. Nta kindi kintu muraganira kindi? ntacyo turaganira cyisumbuyeho. Ariko uri kubona yagarutse ameze neza? yagarutse, urumva ko umubiri wananiwe kuko umubiri uragorana cyane, yagize imbaraga nkeya. buriya namara kugarura ubuyanja mfite icyizere ko azakira, kuko Nyirabisabo nabonye yarakoze imbaraga nyinshi, afite ubushobozi. buriya nagarura ubuyanja mu mubiri buriya azamvugisha, kuko ubwo amagambo abiri yambwiye ni icyizere cyo kubaho nabonye. yakumenye ko uri mama we? yamenye ko ndi mama we. twizere ko aza kumera neza nyuma yo kugaruka ibuntu k'uyu mwana w'umukobwa. abo mu muryango we bemeje ko yavuwe n'umuvuzi gakondo, dore ko bari bamaze igihe bivuriza ahantu hatandukanye ariko nta ndwara n'imwe igaragara kuri uyu mukobwa, uretse kuba yatakaga mu nda gusa ndetse cyane. gusa uwo muganga we yari yabahaye icyizere gihagije cy'uko uyu mwana wabo azakira nta kabuza. Inshuti za Freemax TV nk'uko mwakomeje kubikurikira, twari twasuye uyu muryango. Umukobwa wari wamaze gushira mu mwuka ku munsi w'ejo, kuri ubu ngubu akaba yagarutse mu buzima nyuma y'uko ababyeyi be bakomeje gukoresha imiti itandukanye cyangwa se kwitabaza ahantu hatandukanye kugira ngo barebe ko yagaruka mu buzima. Ikivugwa ni uko ngo atari yashizemo umwuka bya nyabyo, ahubwo guhwera gusa kugeza ubwo yagarukaga mu mwuka, nk'uko amakuru turi kumva mu bantu batandukanye bari kugenda babivuga. Nk'uko rero mwakomeje kubikurikira, twaganiriye n'ababyeyi be ndetse n'abo mu muryango we, batubwira uburwayi bw'umwana uko byagiye bigenda kugeza uyu munsi ubwo yagarukaga mu buzima, avuwe n'umuganga witwa Nyirabisabo. Twanabajije, batubwiye ko hari amwe mu mashusho dushobora kuza kubona y'uburyo mbere byagenze ndetse n'uko ibindi byose byagiye biba mbere y'uko tuhagera, cyane ko twahageze dusanga umukobwa yasubiye mu cyumba kujya kumuganiriza ntabwo bitworoheye, kuko twasanze atameze neza, nubwo bwose yagarutse mu buzima ariko aracyarembye mu buryo bugaragara nta mbaraga nyinshi afite. Kamashimiro mwese mwana natwe umunsi ku wundi, kandi murakurikirana n'ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi kuri Freemax. nkomeza kubisaba gukora subscribe, munakurikira ibiganiro tubategurira. mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur.